gukina hagati mu kibuga Mukaseri ubwo aje kurwanira umwanya na Pasi ndetse na Dauda tibagiwe na Fordouar yabara umwe bara Dauda abandi ni yabicaza Sekiganda ari muzima ikibazo nabonye n'ukuri ni imvune yagiye aravunika cyane ari muzima n'umukinnyi mwiza ntago ari umukinnyi wo kuganira urwego n'aba Fordouar n'aba Pasi ahubwo Dauda ni muzima Sekiganda ni muzima nibajye mu kibuga ikibuga nicyo kitazatubeshya aturebere amafoto ya Ronald Sekiganda umusajya Pia amaze kubibitangaza azambara nimero 19 amarwaga na Pichu Ronald Sekiganda okay Pichu ngo yazize icyari Pichu ariko Pichu ahora agira ibyo azira ntabwo yari kuri Kariba muri imi ahora agira ibyo azira bagize gutya aragarurwa ntabwo yari ku rwego ruhambaye mu kubyoroshya biri general reka tuvuge ko yarasoje amasezerano batahisemo kumwongerera ubwo ikibazo ni ikihe twe kubyoroshya ubusesenguzi bwa ikibazo kitasoza amasezerano ifite impamvu itamwongerera amasezerano ariko Dauda azakina kuri Sekiganda ari muzima yewe ndamahirwe Sekiganda ari muzima ariko atavunitse kuko ya Sekiganda simbirimo ya Sekiganda simbirimo Dauda araguye icyizere ate nawe sezishize tumubona avutazanze iya Peri uburyo yiyubatse uyu mwaka iracyawurinda imyaka 5 yo kuzagera mu matsinda 5 ariko nge nemera ko petit à petit gahoro nta gahoro muri izi transfer none se ko ari bwo bushobozi bwayifite nta Peri yabuze ubushobozi aranokero ari we kumucangaye none se umukinnyi mwiza dufite muri aka karere abo baguze ushaka gusanga bajya nko muri za 700 aho kukura mu batatu bazima none byarahindutse none se urambwa kura mwataka yabura nka 200 ndese uyu wo Turukiya cyangwa nk'igitano ni mubi se veteran ntago yamerita ni mubi ni mwiza se karenze nakubaza ikibazo cyoroshye ni mwiza uyu mwataka nahise nicyo mwemera tuvumbura ni mwiza nakubwiye ibigwi oya nta kibazo ni mwiza cyane ugendeye ku ki wamubonye akina kuri profile ye ari ibyo ari ibyo ni n'uyu mwataka ari ibyo nasugira yaza kata yewe ntaramubona mu kibuga nasugira yaza yataka ngende kuri profile ashaka kwiyumvise nka profile picture oya byihorere oya ndavuga kira profile utayemera ngo iyo mbere ni profile picture oya profile angwa hakina ahavuye uko yitwaye ese umuntu wacoboye gukina ariko yashoboye national ya Cote d'Ivoire yacu ko idakomeye ahubwo wagira ngo ni kera se kapsi yanyu miriryari yitubwire yitubwire nayizerefa yirebe nayitubwire karenzi nese nabayishe 8 reba oya none se cyo gihe bari abatipe nabonye bakinira 18 imyaka 7 yawe ari myinshi imyaka 7 yawe ari myinshi ari mwiza uvuze ko ari mwiza uzi ko afite cup muri 2022 kuzamu dore 2018 2018 nabyibukaga yakoze caps 5 muri reserve nakubwiye ngo nasomye ibinyamakuru 3 byo muri Cote d'Ivoire vuga ngo mu myaka nk'itanu ishize niwe mukinnyi wapfuye abanya Cote d'Ivoire bari bitezemo ibintu byinshi ibyo ntago ndabisoma ni kwese nyekanyiguhereza iyo link sinayihaye mese yime ikanyikwereke yime ariko nge ntago mvuga ngo umukinnyi ni mubi umukinnyi ni mwiza ntaramubona atangira gukina kubera ko twabonye ingero nyinshi zirenze 10-20 z'abakinnyi baza ku profile zikomeye bakagera habikanga kandi championa yacu iri muzo hasi za mbere iyo ndi kurebeza transfer za Peri singa y'ubuyobozi ahubwo ngaya barangira ubuyobozi bwa Peri abakina katurebe ibigwi bye ibigwi byihorere Difael Jadida 2014 ariko kuki uhera 2014 wejewe reba hano ugiye guhera wahera 2022 kuzamura Roberto aramfashije hano Alan kandi nanjye bifite nkubitaga samare kihuse bakandi twatwicaye hano agakora rwose akegera nta kibazo mwihera 2010 mwe murashaka Difael Jadida 2014 wahereye aho yatangiye muri Cote d'Ivoire kuki utayavuga yatangiye muri difa reka turebe icyo gihe mu cyiciro cya mbere kuki guhera aho yagize 9 atsinze ibitego 2 9 atsinda ibitego 3
AS Ganyo muri 2017 iwabo muri Cote d'Ivoire ariko rero ntabwo ari turi kuvuga Magnifique bataza ko imikino 20 uyu ni se Kiganda imikino 26 ibitego 23 iyo ni champion muri Cote d'Ivoire 2018 kugeza 2023 yari muri Mekeren rekera bimenye se narizi ngo ni kera za 2000 kombi 2023 yari muri Mekeren 23 yes ntabwo ari byo nibyo Icyiciro cya mbere mu Bubiligi iyo tuvuga nibyo icyiciro cya mbere mu Bubiligi 2023 oye yarangiye 2021 ahubwo azagutizwa muri za Esperance yatijwe muri Esperance 2022 aragarurwa yaragifite contrat uretse gatoya uretse yarafite contrat Mekeren uretse batagira umuntu kuyobya uretse gatoya ariko batagira umuntu kuyobya yagiye muri Mekeren mu Bubiligi biranga bimaze kwanga uwari umutoza wungirije aramuranga muri Esperance de Tunis agarurwa muri Tunisia akina y'amezi 6 babona ko atari kuri calibre kuko bari yabatsindiye ibitego 3 banga ko activatinga contrat ye ukuyigura nako release clause baramwihorera asubirayo ajya mu byiciro bya gatatu za Turuki ajya mu bya kabiri amaze imyaka 2 afite ibitego bingaye reba mu myaka 2 ibitego biri mu maguru ye ni bingaye ibitego biri mu maguru ye ndakubwira ngo bibikiye aperi ab'icyaperi ibyo ngibyo byihorere reka nkubwire twe tuvugishwe tureke watara hano tureke kurebya n'amakipe twaravuze ati uteye igiceri yego niba uteye igiceri nta kibazo ariko isi umwataka tipike uje kuvangara ajyana aperi mu matsinda mbonye uburyo yitwaye muri Cote d'Ivoire shampiyona y'iwabo nayo itarenze cyane akaba ariho yitwaye neza aho yagiye anyura hose akaba ariyo yatsinze ibitego byinshi shampiyona ikomeye kuruta Cote d'Ivoire mujya ahubwo iri hasi bivuze ngo azabasha kwiyintegra abashe no kubitsinda aho niho ndi ariko kuba aka kana atanemeza ngo aperi mwara hashye nigikura nkota agiye kubimariramo biki n'ibiki tutaramubona mu kibuga tutarabona uburyo ki shampiyona mwakira dore ikibazo kiba gihari uyu munsi iyo ugiye nko muri scouting ya pera ahantu ubonamo ikibazo gikomeye niba ngo gukosora amakosa ukora ndi akomeye ahubwo niko mba mbibona impamvu ni uyakosoza ndi ugize gutya muri returu uzanye Omedi uzanye Kiwanuka aho bakuye sibyo urabona ko n'undi nta musaruro munini byakumariye uzanyemo si Kiganda sibyo urebe nk'amasoko y'abari uko wazanye Traore nako Watara wari uteye nk'igiceri yego biragukundiye muri champion ariko twibuke ko Watara nta handi hantu nta yindi mikino nyafrika imboni nako aho gupimira Watara ni muri imikino nyafrika kuko ntuzambira nga pere yaseze muri fazi ibanza cyangwa iya kabiri mbwiye ngo uwo Watara hari cyazaba kumariye ikindi kuko nabari bahari mu myaka 6 batwaraga ibikombe asigaye n'ubundi akina shampiyona n'ubundi batwara umusubirizo ibyo abakinnyi mujye mubyihorera buriya azende wa rafiki yangu Mucyo Anta buriya ibintu by'umupira nyine ni risike uyu munsi hype uriya mukinnyi afite twese turamuririmba turagendera nyine kuri profile ye ku byo waherutse gukora uriya umukongomani ariko Imana imufashe nyine Shadrake Imana imufashe bizanagende neza mu kibuga kuko iyo bitagenze neza mu kibuga hano mu Rwanda duhera ku wamuzanye niko bigenda ubu Anta emayerutse kumbwira ati sinzazana umukinnyi ikipe ngo nyizane umukinnyi bitazapfa nyine ubihetse nzarangira umukinnyi ariko Anta agenda byemera uyu munsi we yabaye umu agent by professional ntago akiri mu ndorerwamo y'umunyamakuru ni umu agent de joueur ngenda nabikunda ariko uzi no kuno bagukukinga ko dukukinga abantu natwe cyane none iyo byanze ukuntu bagukukinga ariko ubu amanota arayafite yose wenda kuvuga iyo byanze reka dureke kureba muri negativity oya sofa warakubwira positive ariko waravuga taperi nayihangiye abakinnyi banga kubafata nyuma y'igihe babaye nyenye Karenzi nyuma y'igihe kirenga icyumweru n'igice havugururwa ngo hashyirwe kuri standard none ikomeye cyane Velvet mukanya ifunguye imiryango urabizi kandi ari kubwira abantu ngo uyu munsi ndashyikiriza ubu bamaze kuhakora iriya rendimesha mwahombeje abantu
akuntu mwayihinduramo vendredi mesha reka baze Fred wabaza Fred uko bimeze akatubwira uko bimeze live se live se wena sawa akatubwira uko bimeze muri Velvet zakoraga kuko uyu munsi dukeneye kumenya indashyikirwa ziratarama zitarame gute niba bafunguye turi kuwa kane reka ndanazikumbuye hari umutaramu ufite sinibuze kumuvuga izina ntabwo yatwitwa Rikarira ibintu yankoza rwose ni sawa ati yavuze Velvet paka mvuye igise